Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana idahinduka, ko warera ikirana n'ubu ni kukiri, ko wakoraga kirana n'ubu ni kugikora. Mwami, tuguhaye icyubahiro kubw'uburinzi bwawe. Turagushimiye ko tugeze aya masaha nta gikuba cyacitse. Icyubahiro ni icyawe Mwami Imana. Tugeze imbere yawe duciye bugufi, washyirwa hejuru, twese tuboneze rwose. Dukure umugabo wose watugaragayeho mu byo twavuze, mu byo twatekereje, twese tuboneze rwose. Twishisha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, utwemerera ubane natwe muri umwanya wo kuririmba. Iyi ndirimbo ikubera umubavu humura neza, kandi Mwami uyu mwanya uba umugisha kuri twe, ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Tume Mwuka Wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru none n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'154 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndabaririmbira iby'uwampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye w'iki Kristo, ukaza mu isi ukampfira. Wambonye w'iki Kristo, ukaza mu isi ukampfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera. Hari indi nshuti nkawe se, yakunda abayihinyuye. Hari indi nshuti nkawe se, yakunda abayihinyuye. Baramushinjije bashashe imyambaro, ngo hozana hahirwa umwami Kristo. Bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe. Bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo. Ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura. Ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe. Yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, ampfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru. Ampfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe. Yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Amen. Muririmbyi aratubwiye ngo ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse,
wambonyeho iki Kristo, ukaza mu isi ukampfira. Amen. Bene data, Yesu Kristo yadukunze, dufite ibyaha, twarararutse, turi babi, twanduye, twivuruguta. Kubera urukundo adukunda, araza mu isi kugira ngo agupfire nanjye ampfire, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Bene data, nimureke tujye tubiha agaciro, kandi ntituzaba tujya gusubira mu bibi, tujya kujya mu ngeso mbi. Tujye twibuka urukundo Kristo yadukunze, bitume tutongera kwiyandurisha iby'isi, bitume tudasubira mu ngeso mbi, kuko yaradukunze. Yari umwana w'ikinege, yari afite ubutware, yari yubashywe, yari uyoboye, ariko ibyo byose arabyirengagiza, yicisha bugufi, araza mu isi kugira ngo tubone ubugingo. Bene data, nimureke buri munsi tujye tubizirikana, tuzirikane neza Kristo yatugiriye, akaza kudupfira. Ntago twari beza, ntago twari dukunditse, ntago twari abo kugirirwa neza, ariko Yesu, oh haleluya, Yesu kubera urukundo rwinshi araza, nta kintu arebeyeho, nta kintu yitayeho, atarebye inkomoko y'umuntu, atarebye uko umuntu asa, ibyo byose nta na kimwe arebyeho. Kubera urukundo adukunda, aremera araza mu isi, arakubitwa, arashinyagurirwa, kugira ngo wongere ubeho, kugira ngo ubone ubugingo nanjye mbone ubugingo. Nimureke buri munsi tujye turirimba uru rukundo Yesu yadukunze. Imana itugirire neza. Ngo yasize ingoma ye, nuko aramanuka, ngo baramusuzugura ntibamwemera. Ngo hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye? Yesu Kristo yasize ingoma ye, asiga ubwiza bwe, asiga icyubahiro cye, aramanuka. Abarangije baramusuzugura ntibamwemera, ariko arakomeza aradukunda. Kandi mu bantu ntawashobora gukunda uwamuhinyuye, biragoye. Ni bakeya bashobora kubikora, ariko nabo barimo Yesu. Ariko umuntu udafite Yesu muri we ntabwo ibi yabishobora. Yesu rero yarakomeje aradukunda, ntiyita ku gasuzuguro, ntiyita ku batamwemera. Urukundo rwe ruduhoraho. Imana ikomeze idufashe cyane. Ngo baramushinjije bashashe imyambaro, ngo hozana hahirwa umwami Kristo. Ngo bukeye barahinduka bati nabambwe, nabambwe. Abamwogezaga ngo ni umwami, abamwogezaga ngo ni Kristo, nibo bavuze ngo nabambwe. Bene data, abantu be bajya bahinduka, bamukomeraga amashyi, bakamuvuga neza, ariko bukeye barahinduka ngo nabambwe. Kuko abantu barahindagurika, ariko Imana yo ntihinduka. Yesu ntahinduka, uko yari ari kera na n'ubu niko akiri. Niyo mpamvu ibyo atabyitayeho, yakomeje atugumaho, aradukunda, urukundo ruhoraho. Imana itugirire neza. Ngo bafashe umwami ubwo baramuhimura, bakiza umwambuzi, babamba Kristo. Ibyo arabyihanganira ngo abone uko aducungura. Bene data, bafashe, muribuka ko igihe babazaga abantu ngo turekure Yesu cyangwa turekure umwambuzi, abantu baravuze ngo murekure umwambuzi, mubambe umwana w'Imana. Ariko bibagirwa bya bihe babanye nawe, bibagirwa ibyo yakoze, ibitangaza yakoze, abagaburira. Ibyo byose mu kanya gato barabyibagiwe, baravuga ngo nabambwe, baravuga ngo nibakize umwambuzi wari wakoze ibyaha, ariko umwana w'Imana utari wakoze icyaha na kimwe, baravuga ngo nabambwe. Ariko nawe arakomeza arabyihanganira kugira ngo abone uko aducungura. Bene data, Yesu ni mwiza, Yesu aradukunda, Yesu yaradupfiriye kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo nimureke tumukunde, kuko niwe wabanje kudukunda mbere. Tumuhe urukundo rwinshi kandi tumwimike mu mitima yacu, nibwo tutazakora ibibi ngo twongere tumubabaze. Buri wese uko ashoboye nakora ibyiza, kuko nibyo adushakaho.
ngo yavuye mu ijuru aza muri iyi si abura aho yarambika umusaya we, ampfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru. Yavuye mu ijuru nk'uko twakomeje tubivuga, asiga icyubahiro cye, asiga ubwiza bwe, araza yicisha bugufi, aza muri iyi si y'imibabaro, iyi si y'ibibazo, iyi si irimo Satani, iyi si irimo ibigeragezo, adupfira ku musaraba kugira ngo natwe tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo uzagere mu ijuru, kugira ngo nzagere mu ijuru. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkwinginge kugira ngo ukomeze uha agaciro aya maraso Yesu Kristo yakumeneye, nanjye nyaha agaciro aya maraso Yesu Kristo yameneye. Tuyaha agaciro, twirinde icyaha n'igisa nacyo, dukiranuke, dukore ibyiza, twirinde ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo tuzagere mu ijuru, kuko Yesu yarabiharaniye, araza arakubitwa, arashinyagurirwa kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Natwe rero tubiharanire, dukomeze dukore ibyiza, twirinde ikibi n'igisa nacyo. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Amen. Bene data, ntituzarambirwe kuririmba urukundo Kristo yadukunze, ntituzarambirwe kubwira abantu ko Yesu yakoze ibikomeye, ntituzarambirwe kumuhamya mu mirimo myiza, ntituzarambirwe kumuvuga mu batamuzi, ntituzarambirwe kumubwira batamwemera, ntituzarambirwe kubwira abantu uburyo yababajwe kubera twe, uburyo yemeye agasuzugurwa kubera twe, uburyo yakubiswe, uburyo yashinyaguriwe kubera twe. Ntituzarambirwe kubibwira abantu batabyemera, kuko yatwemeye nk'inshuti ye, yatwemeye nk'inshuti ze, yakwemeye nk'inshuti ye, nanjye anyemera nk'inshuti ye, kandi turi abantu baciriritse. Nuko rero ubivuge hose, ubwire abantu Yesu, uvuga ahantu hose, aho uherereye, mu kazi ukora, aho ugenda, mu muturanye, mu nshuti zawe, uvuga izina rya Yesu, uvuge ko iri zina ribohora, uvuge ko iri zina rihindura amateka, uvuge ko iri zina rihindura ubuzima, uvuge ko iri zina turiboneramo ubugingo, uvuge ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Ubibwire abantu, n'abatabizi babimenye, n'abatamwemera bamwemere, n'abatazi ko ariho babimenye. Nicyo wowe wahamagariwe, bikore. Wigira isoni zo kuvuga izina rya Yesu, wigira isoni zo guhamya izina Yesu, kubera ko yatwemeye nk'inshuti ze. Niyo mpamvu natwe tugomba kubivuga hose, niyo mpamvu tugomba kubibwira amahanga yose, niyo mpamvu tugomba kubibwira abantu bose. Wowe nkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo mu mbaraga zawe nkeya uvuga izina rya Yesu uko ubishoboye. Genda uko imbaraga zawe zingana, ubwire abantu ko Yesu aruhura, ubwire abantu ko Yesu ababarira, ubwire abantu ko Yesu atanga amahoro, ubwire abantu ko Yesu atanga umunezero, ubwire abantu ko muri Yesu tuboneramo ibyiza byose, ubwire abantu ko muri Yesu ariho tubonera ubugingo. Kuko hari abariho batazi Yesu, hari abariho batari bamwumva, ariko ni devoir yawe kubivuga, ni devoir yanjye kubivuga, tukabibwira abantu, tukamamaza izina rye, kuko Yesu yaratwemeye, Yesu yaradukunze, nta kintu na kimwe arebeyeho, atugira inshuti ze, aremera, arihangana, kubera urukundo rwisha gukunda, kubera urukundo rwisha nkunda. Kandi bene data, muri Yesu harimo amahoro utahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, harimo umunezero utakura ahandi hantu hose. Muri Yesu harimo kugubwa neza, ku buryo niyo ugeze mu bikomeye ntabwo bigutushaho, kuko Yesu aba ari muri wowe. Iyo Yesu ari muri wowe, nubwo wanyura mu bikomeye ubitambukamo neza, akabana nawe, kandi ntukorwe n'isoni. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo buri wese ahe uru rukundo Kristo yamukunze aruha agaciro, kandi ajya arutekerezaho uko bwije n'uko bukeye, bituma udasubira mu ngeso mbi, bituma udakora ibibi, bituma utiyandurisha iby'isi, bituma utajya mu by'umwijima, kuko mu mwijima nta cyiza kibayo, ariko Yesu Kristo ni umucyo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo
utari wakira Yesu Kristo ngwino umwakire. Muri Yesu Kristo harimo urumuri rutumurikira muri urugendo rujya mu ijuru. Muri Yesu Kristo harimo amahoro, harimo ibyishimo, kandi ntutubonera ubugingo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu ninginga umuntu utari wamwakira kugira ngo azamwakire. Ntabwo uzicuza na gato kumukurikira, ntabwo uzicuza na gato kugendana nawe, ahubwo ni amahitamo meza. Imana ikomeze ibampere umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wohereje umwana wawe Yesu Kristo agasiga icyubahiro, agasiga ubwiza bwe, agasiga buri kimwe cyose mu ijuru, akaza muri iyi si kugira ngo adupfire ku musaraba tubone ubugingo. Mana habwa icyubahiro kubw'urukundo wadukunze ukohereza umwana wawe, kandi nawe Yesu ashimwe kubw'urukundo yadukunze turi babi, turi abanyabyaha, twanduye, ariko adukunda nta na kimwe arebeyeho. Twaramuhinyuye ibyo ntiyabyitaho, arakomeza aradukunda. Mana habwa icyubahiro kubw'umwana wawe. Mana igira neza, nsengera abankurikiranye kugira ngo Mwami bajye batekereza kuri uru rukundo uko bwije n'uko bukeye, bitume badasubira mu ngeso mbi. Barindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Komeza ubiteho, bagirire neza, kandi ubahe amahoro utanga. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umurimo wawe ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Mwami Imana abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi kugira ngo ubiteho kandi ubiyereke ubundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Mana igira neza, tukweretse n'ababyeyi bategereje urubyaro kugira ngo nabongere bagarukeho nk'uko wiyeretse Hana ubwo yasenganaga umubabaro ahiga n'imihigo, ukamuha icyo yasabye, nawe bo ubaha icyo bari kugusaba. Mana wakoze kwabanye natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Icyubahiro ni cyawe mu iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibagirire neza, yahaze kwifuza kwa buri muntu wese, kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Nawe utaha. Bye.